Uwiteka abahire bene data, tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora kandi tubifurije kugubwa neza. Abakurikira iyi channel SDARM Rwanda, abo dusangira ibyigisho, tubifurije umugisha w'Imana ndetse no kuryoherwa n'ibyigisho binyura kuri iyi channel, ariko tunabasaba gukora subscribe, gukora share, kubyohererezanya, kurarika inshuti zanyu zose kugira ngo tujye dusangira ibyigisho dukuze ubukristo bwacu. Rero muri uyu mwanya nge nitwa Ukwigize Jean Pierre, kuba hageze bwa mbere, abandi bo turasanganywe turamenyeranye, ariko reka nakire na bene data nabo babasuhuze. Twazindukiye muri studio kugira ngo badufashe mu byigisho, duhereye hano iburyo ni karibu. Turabasuhuje bene data, nitwa Nzabamwita Pierre. Mugira igitondo cyiza. Murakoze. Katwakire na mwene data hano ibumoso. Murakoze cyane, nitwa Nsabimana Jean Paul. Imana duhanugisha uyu munsi. Murakoze cyane. Tuje kuganira ingingo itubwira ngo icyifuzo cy'ab'isi. Ni muri cya cyigisho kitubwira ngo turashaka kureba Yesu, muri bya byigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana umuzingo wacyo wa 3. Mbere yuko tujya mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, reka tubanze dusenge. Data wa twese udukunda urukundo ruhebuje, urukundo udukunda warugaragaje ubwo Yesu Kristo yemera kugerwaho n'imibabaro ikomeye mu gashyamba ka Getsemani. None nirwo rwemeye yuko tugiye kwiga ibyanditswe byera muri iki gitondo. Utuyobore, udusobanurire iby'urwo rukundo binyuze mu ijambo ryawe, buri muntu wese abashe kurushaho kuvugurura amasezerano afitanye nawe, kandi tubashe kugendera mu byo twigishiriza mu byanditswe byera. Murakoze. Reka tujye mbere rero mu ngingo yacu y'uyu munsi, ingingo itubwira ngo icyifuzo cy'ab'isi. Mwene data Jean Paul, reka tumusabe atunyuriremo mu ncamake ingingo twize ejo yatubwira iki. Karibu. Arakoze cyane ku ngingo twize ejo hashize. N'ubundi ni mu cyigisho kivuga ngo turashaka kureba Yesu, ariko by'umwihariko ku ngingo yaho ya mbere atubwiye ngo bari baturutse iburasirazuba n'iburengerazuba. Aba nta bandi rero twabonye ko ari abanyabwenge ndetse n'abagiriki. Bamwe bari baje kureba, bumvishe inkuru ko umwami Yesu yavutse, akavuka i Betelehemu. Ubwo rero baza kugira ngo baze kureba uwo mwami wavutse uwo ari we, bazana amaturo, baza kumutura. Ibyo twarabibonye rero, nibyo twabasha kubona. Urakoze cyane. Reka dusabe mwene data Pierre rero aturebera isomo dusoma muri Yohana ibice 12 umurongo wa 21. Mu kibazo tubazwa ngo ni gute abagiriki bagaragaje icyifuzo cyabo. Ubwo ni muri yangingo itubwira ngo icyifuzo cy'ab'isi. Karibu dusomere Yohana 12 umurongo wa 21. Yohana 12 umurongo wa 21 haragira hati: basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya, baramwinginga bati, Mutware, turashaka kureba Yesu. Aba bantu binginze Filipo, Mutware, turashaka kureba Yesu. Turebere no muri Yohana 12 usoma umurongo wa 22 kugeza kwa 23 mu kibazo tubazwa ngo sobanura uburyo Yesu yamenye ibyo basabye n'ukuntu umutima we wabyakiriye. Yego. Umurongo wa 22 harakomeza hagira hati: Filipo araza abibwira Andreya, Andreya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Yabagiriye ubwuzu. Hano niko twabibonye, niko tunabibona. Yagize ubwuzu. Igihe kirageze ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Ni gute tugomba guterwa imbaraga n'ubwuzu Kristo yagiriye abo bashyitsi? Noneho turebere muri Luka 14 umurongo wa 23. Luka 14 umurongo wa 23 haragira hati: Shebuja abwira umugaragu we ati, sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora, ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Kumva kakano sabi katuguha umwanya ugeri, kuko ubu bwuzu Yesu ngo yarabugaragaje, arangije agira ibyo avuga. Ariko iri somo baduhaye byerekana neza rwose uburyo nyiri'inzu
nyir'urugo yashatse guhata, aha ni mu mugani w'umwambaro w'ubukwe, yashatse guhata kugira ngo genda ubahate baze binjire, ariko mu kuri si ikibi yabahatiraga, ahubwo iyo usomye Bibiliya itubwira ko ngo byari ibiryo, byari amafunguro yateguwe kuza mu birori, nuko ngubu bwuzu Kristo yagaragaje. Rero reka twakire mwene data Sabimana agira icyo avuga muri iki cyifuzo cy'ab'isi. Karibu. Murakoze cyane. Icyo navugaho kuri iki cyigisho, hari ubwuzu bwagizwe n'aba banyamahanga, noneho buhita bukominikana n'ubwuzu bwari muri Kristo, bituma habaho ikiganiro. Rero iki kiganiro cyagize akamaro, nicyo hano tugiye kureba. Hari amagambo aboneka mu bifuzwe byose paje yaho ya 621 na 622, hakaba n'andi aboneka mu ivugabutumwa paje ya 394, ariko ngiye guhera muri aboneka mu bifuzwe byose, aho haravuze ngo ubwo Kristo yumvaga kwinginga kwabo bagira iki ngo turashaka kureba Yesu, amagambo yerekanaga gutakamba kw'abatuye isi. Mu maso he hararabagiranye umucyo, maze aravuga ati igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Muri uko kwinginga kw'abagira iki Yesu yabibonyemo umusaruro mwiza ukomoka ku gitambo cye gikomeye. Noneho ibyo byatumye bigenda bite rero? Ngo igihe icyo cyifuzo bakigiraga, ngo byatumye na Yesu noneho aza kugirana nabo ikiganiro. Niko aya magambo yo hasi noneho nayatubwiye. Noneho twe bishatse kumutubwira ikiriro muri iki gihe. Hano batwereka ko ku magambo aboneka mu ivugabutumwa paje 394, dukwiriye gukoresha imbaraga zacu zose tukamamaza hose ukuri kukamenyekana mu bantu bazakumva, kandi hari benshi bazagutega amatwi. Mu migi yacu minini yose Imana ihafite abantu biringirwa bashishikajwe n'ikira no kumenya ukuri. Aha niho hari baze icyifuzo cy'ab'isi. Burya igihe tureba ab'isi, igihe tunyura mu masoko, mu migi itandukanye, ahantu hatandukanye, burya ab'isi bafite icyifuzo cyo kumva izi nkuru za Yesu, kumva ayo makuru ya Yesu. Nshuti rero dusangire ibi byigisho, nahange nawe kumenyesha burya bagenzi bacu ko natwe twari ab'isi, tugirirwa ubuntu n'Imana, ariko dukeneye ubwo buntu kubugeza ku bandi, kuko iki cyifuzo kirihishe mu isi. Karibu komeza. Noneho hano hepfo icyo dusabwa rero, haravuga ngo nk'umuvugabutumwa cyangwa se nk'umuntu wamenye ukuri, haravuga ngo ongera uvuge ubwo butumwa, ongera uvuge ubwo butumwa. Ayo niyo magambo nabwiwe inshuro nyinshi. Uyu ni umuhanuzi. Imana yarambwiye iti bwira ubwoko bwanjye bwongere buvuge ubutumwa aho bwabwirijwe bwa mbere, n'ahantu insengero zagiye zikurikirana mu kwakira ukuri tubwiriza. Bivuze ngo nubwo wavuze, nubwo twavuze, ariko dufite inshingano ukongera ukavuga, kuko hari igihe wavugiye harimo abatarabyumvise, ubwo hari abandi bakeneye kongera kugira ute kubwumva. Noneho gato hepfo ndavuga ngo ntabwo tubwirwa ko tugomba kwiyerekana mu buryo budasanzwe bw'igitangaza. Buvuga ubutumwa uko buri, kandi ubuvuga ukuri. Nawe uri gushaka ibindi byo ku ruhande uzana. Ukuri gukwiriye kubwirizwa ku mihanda nyabagendwa no mu mihora, kandi muri ubwo buryo umurimo ugakorwa mu buryo bwumvikana kandi burangwa no gushishoza. Mu gihe tuvuga ku byo kwiyerekana, uwo murimo Kristo yakoreye hano ku isi ukwiriye kutubera urugero. Ngicyo burya rero. Yego, nakoze cyane Jean Paul. Reka twakire Pierre umunota umwe atubwire, aduhurize iki cyifuzo cy'ab'isi n'ibi tumaze gusoma. Ni karibu kugira ngo dusoze iyi ngingo. Ahangaha icyifuzo cy'ab'isi byagaragaraga yuko abanyamahanga banyotewe n'ubutumwa bwiza. Erega ni mu gihe kuko bene bwo bari bamaze kubuhaga. N'uyu munsi rero niko biri. Uko isi igenda yegereza ku musozo wayo, bene ubutumwa bari kugenda banamuka
babuvamo. Biradusaba iki rero? Biradusaba gukomeza kongera kuvuga ubutumwa, kongera kububwiriza aho uri, aho ugenda, umucyo umurikira abanyamahanga. Buriya ni igihe Kristo dushakira. murakoze cyane, reka mbashimire ko mwadufashije kandi murabisobanuye neza icyifuzo cy'ab'isi. aha tuzengurutse hose hari ab'isi kandi bakeneye kureba Yesu. abadukurikira kuri iyi cano rero, abo dusangira umunsi ku wundi, turabasaba gushyiraho komanteri, ibyo mwumva bidasobanutse mukabibaza, ibyo mwumva namwe mwungutse cyangwa se ubumenyi mufite mukabudusangiza muri komanteri. turabararika kugira ngo dukomeze dusangire ibi byigisho kandi twese dufatanirize hamwe kunga ubumwe mu by'ubukristo, dufatanirize hamwe kurwana kugira ngo tuzafate intsinzi. nibyo mbasabira mu izina rya Yesu. Amen.